muratwihanganira rwose ho gato iki kiganiro turi kugikora turi kugenda mu muhanda kugira ngo tubageze icyo bita amakuru muratwihanganira rero kabisa. Yes ibihe byiza nibyo mwifurije kuri TV z'u Rwanda twizere ko umeze neza cyane ukomeje kugenda ugubwa neza icyumweru cyiza kuri mwese nizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abafana b'ikipe ya PNL mu masaba kantu kamwe gusa abasubscribers 15 birasebetse biteye isoni n'agahinda mureke tuzamuke rwose tuzamuke twese dukandire rimwe rwose subscribe ibintu bigende neza cyane amakuru y'imikino yize bajya kugeraho ku gihe ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane nje ubasuhuza ugiye kubagezaho ikiganiro banyita kwizera nje mubana mu biganiro bya buri munsi kuri iyi channel nariteretse kugira ngo mbageze icyo bita imiriro muri siporo nyarwanda ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane namwe icyo mbasaba no gukanda subscribe mukadutera inkunga ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane gatanu kuri gatanu rwose tuba tuhabaye ibintu bikagenda biba amata n'ubuki amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose hasigaye hanze y'u Rwanda mwese nizere ko mumeze neza cyane TV6 Rwanda ubundi intego zayo wenda gato nzibasobanurira hamwe amasegonda make cyane ni ukubagezaho icyo bita amakuru imikino ziri bihuha bya bindi byo gusanga abantu bari ku breaking inkuru zibihuha buri kanya bivuguruza oya ibyo ibyo rwose ntabwo uzabyumva kuri iyi channel twiyemeje kujya tubagezaho icyo bita amakuru ahari afitiwe n'ibimenyetso cyangwa se ubusesenguzi bwa nyabwo buzira kubogama hari uburyo umuntu asesengura ibintu pe ukumva afite uruhande yabogamiye twe ntago APR ntago tuyisesengura dufite uruhande twabogamiye ahubwo twe tuyisesengura nk'abantu bifuza ko ibintu byagenda neza ese ni iki cyatuma ibintu bigenda neza ese ni iki cyatuma ibi bimwe bikemuka ibyo nibyo dusesengura tukabishyira hamwe tugasanga ibintu byagenze neza twareba ibikwiriye gukorwa twareba ibikwiriye guhinduka ibintu bikakomeza kugenda bimera neza cyane rwose abanyarwandakazi icyo nabizeza no kubabwira ngo iyi channel nta bihuha muzayumvaho nta karabaye nta gukabya ibintu muzayumvaho abantu bashaka icyo bita amakuru ubundi hari ikintu bita amakuru yandi nyine ya makuru yizewe nyine nta handi yakorera hatari kuri TV6 Rwanda niyo mpamvu babwira ngo muze mwicare mwumve icyo bita imiriro hatari tugiye guhana ku ikipe ya PL isura yayo muri iyi mwaka muri iyi mirikato yo mu kwezi kwa gatandatu yongeyemo abakinnyi bagiye batandukanye ariko abantu benshi baravuga bati APR iratanga icyizere ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe turebe ese abakinnyi yazanye mu mibare ubundi bimeze bite ikipe ya PL yazanye abakinnyi b'abanyamahanga bamwe bo rwose bavuga bati ni abakinnyi bari aho bawaye ariko ndagira mbabwire ngo mutitaye ku by'itangazamakuru kuko itangazamakuru ry'iyi minsi naryo risigaye rifite ibibazo isi yarahindutse hindukana n'ibintu byose n'itangazamakuru naryo rirahinduka ntago APR wayisesengura uyiharabika ngo bigukundire kuko iyi nyamukandagira afashe icyo bita inoti iravuga iti reka tujye ku isoko turebe abakinnyi tugomba kuzana turebe imyanya dukeneye abakinnyi tuzane abakinnyi ikipe ya PL yirasaho bita muri Burkina Faso ibanza ku muntu bita Meme Raouf Dao uyu mutaramu abantu wenda mutazi ibigwi bye nabicamo wenda nirukanka ko nta mwanya dufite wo gutinda uyu mutaramu bita Meme Raouf Dao ni nimero 10 mwiza cyane ushobora kwibaza ngo ni ukumukabiriza no gukora ibiki hari umukinnyi bita Stefan Azizki wakinaga muri Young Africans ubu buri muri Wydad Casablanca yo muri Maroc uwo mutaramu nimero 10 yaricaye nawe ni nimero 10 hatari ariko uyu mutaramu bita Meme Raouf Dao yaraje yerekana itandukaniro umutaramu bita Stefan Azizki umwanya sigara ubuze kandi nyine ni ibintu biriho binagaragara abanyaburkina Faso baratunguye kubona uyu mutaramu aje mu Rwanda kuko hari ikipe muri Turukiya yamwifuzaga ariko ahitamo kuza mu Rwanda kuko bamubwiye ko ikipe ya PL ikijyanye n'ubushobozi ikijyanye n'amahoro nyine itanga byose ubona nawe byose nawe urabibona utanga ubushobozi bwawe ukabutanga neza umusaruro wawe umeze neza nawe ubona ibyo wifuza niyo mpamvu rero ikipe ya PL atari kwanga kuyizamo yaba ibyo yamuhaga byari biri hejuru yaba ubuzima yari kubamo baburi hejuru cyane kuruta uko wajya muri Turukiya hari abahinga bagakina banahinga umuceri rwose hari yaho bari ibindi baramubwira ati vayo inyarugenge iki nicyo bita kabumbu ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane urumva no umukinnyi mwiza gufata umukinnyi nka Stefan Azizki tuzi wahetse Young Africans mu mikino nyafrika by'umwihariko muri Confederation ndetse na Champions League ukamufatwa mushyira ku gatebe akicara agatuza aho ngaho buri umukinnyi ukomeye cyane undi mutaramu no bita Ronald Sekiganda uyu mutaramu nawe ikipe y'igihugu ya Uganda imisambi ya Uganda
baramushimagiza baravuga bati uyu ni umukinnyi muzima cyane wasimbuye waba wita ba Engineer Tadoro Wanga bagiye bamera nk'aho basezeye mu ikipe y'igihugu. Ariko uyu mutaramu bita Ronald Sekiganda afata icyo bita umwanya nawe arakaba, ntasimbuzwa ntakorwaho. Uyu mukinnyi abanzamo match zose keretse afite ikibazo cy'imvune. Ari nk'imikino ikipe y'igihugu ya Uganda iherutse gukina mu minsi ishize, abantu benshi bavuga bati wa mukinnyi APR yashakaga cyangwa yamaze kuba yasinyisha ko tubona ari kuri benshi bimeze biti. Ariko nge ndavuga ngo reka mbikurikirane abantu zabihera inkuru yuzuye. Uyu mutaramu yari afite imvune kuko na muri shampiyona wa sezo yose yasibye imikino irenga ine yose imikino yanyuma ntabwo yayikinnye. Mu ikipe y'igihugu baramuhamagara bamwitabaje bavuga bati ushobora kuza tukakwifashisha nubwo ufite akabazo k'imvune, kuko mu ikipe yari amaze kuba amera nk'aho agarutse. Ariko biza kurangira ikipe y'igihugu ya Uganda ivuze ati turi mu marushanwa akomeye cyane, ntabwo twafata umukinnyi ufite ikibazo cy'imvune nubwo uri umuhanga, ariko ntabwo twagushyiramo ufite ikibazo cy'imvune, reka ubanze ukire neza cyane. Bishobora gutuma gushyiramo ufite ikibazo cy'imvune bishobora gutuma bigira umusaruro mubi kuri ekipe, cyangwa se nawe wari ugiye gukira, hari uburyo ugiye gukira wakinisha imvune ikatongera igasubira urudubi. Baravuga bati rero banza ukire ibintu bimere neza. Arivuza arakira, akina n'imikino ikipe y'igihugu ya Uganda iheruka gukina yarayikinnye. Ariko ikindi kintu nabonye ni uko uyu mutaramu Ronald Sekiganda ni umukinnyi mwiza pe, ni umukinnyi mwiza binagaragara, yaba mu mibare yaba no mu bindi byose bigiye bitandukanye. Ni umukinnyi muzima cyane rwose, bamwita Ronald Sekiganda. Ikindi kintu, undi mutaramu n'uwo bita William Mertogi, mutaramu w'umunya Cote d'Ivoire, ku myaka ye rwose isa nk'aho ari myinshi, ariko umwe mu bakinnyi bakina ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire rwose aba ari umukinnyi muzima. Gukina ikipe y'igihugu nka Cote d'Ivoire uba uri umukinnyi muzima rwose. APR zabiryana zabigenda, kuko abakinnyi bose yazanye n'abakinnyi bakinira ikipe zabo z'ibihugu, yaba ubundi buryo ibintu bimeze imbere hayo hose ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu, kuko yaba Denis Omedi akina ikipe y'igihugu ya Uganda, Hakim Kiwanuka ntabwo bajya baburamo, Mamadou Sy anytime Mauritania ishobora kumuhamagara, uwo bita Cheikh Djibril watarakiniye Burkina Faso nubwo muri iyi myaka ya vuba adaheruka kuba yakitabazwa. Undi mutaramu ni bita Mertogi, yaba Tuyisengera Seni, yaba abakinnyi benshi bagiye batandukanye, yaba Rafinda, bose n'abakinnyi bakina ikipe zabo national, yaba Amavubi ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu. Ubona ko APR zabikomeye pe. Iki ni igice cya mbere rero, ngarari iki ni igice cya kabiri cy'iki kiganiro, tureba noneho icyo bita amatsinda ari gutegurwa gute, aho bita ishyirongera gucurirwa umugambi wo kujya mu matsinda. Ibyo nibyo nje twarambura mu kindi kiganiro. Nsaba wowe utarakanda subscribe ngo ukanda subscribe, ikiganiro kitaza kugucika, ibintu bigende neza. Ndabakunda cyane.